Jésus, tu m'as aimé. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Turi hagati y'ibigusha n'ibigeragezo, tumeze nk'akarungu mu mahwa, tugenda mu nyanja tumeze nk'ubwato bunini budashobora kuzarohama, twashyizweho ikimenyetso. Uwiteka azi abantu be, n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushobora, twashyizweho ikimenyetso. Jésus, tu m'as aimé. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Oh, Papa Jésus, tu m'as aimé. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Wow, nous disons merci Seigneur. Nous sommes évangélisés le monde TV. Amahoro kuri mwe mwese nyine mukomeje kugenda mukurikira ibiganiro byacu bitandukanye byo kuramya Imana. Iki ni cya kiganiro nyine mumaze kumenyera muri benshi, the power of worship, cyangwa se imbaraga zo kuramya Imana, aho tuba turi kumwe n'abaramyi benshi batandukanye. Ariko noneho abo turi kumwe uyu munsi nagahebuze, mwabumvise mu majwi yabo meza cyane, abakobwa beza, abamama beza, n'abasore beza, n'abapapa beza, turi kumwe muri iki kiganiro nyine uyu munsi. Ariko nkeka ko atari ubwa mbere ubabonye, kuko si ubwa mbere baje kuri Evangelize Le Monde TV, ariko kuri wowe ubabonye ubwa mbere ndagira ngo nsabe wenda undi hafi hano aba presente kugira ngo noneho turebe tumenye ngo ni bande turi kumwe ku muntu babonye ari bwo bwa mbere. Murakoze. Twitwa Santa Voice Singers. Bazamurijwe. Twitwa Santa Voice Singers, turi abaririmbyi bakoresha akapera, iyo njyana dukoresha. Murakoze. Yes. Twongeye kubishimira kuri Evangelize Le Monde TV. Murakoze. Yes, nyine iyo twahuye n'abaririmbyi ntabwo tujyamo kuvuga cyane kurusha gukora, kuko turashaka kubumva cyane kurusha ibindi biganiro ibyo ari byo byose. Niyo mpamvu tugiye kwihutira kugira ngo n'ubundi badushyirireho indirimbo imwe, iyo ndirimbo imwe nivaho dukomeza ikiganiro cyacu. Agosabanure mukwisiyo narururembo rw'umwami ukomeye, niko tumeze mu mahanga, turi hagati y'ibigusha n'ibigeragezo, tumeze nk'akarungu mu mahwa, tugenda mu nyanja tumeze nk'ubwato bunini budashobora kuzarohama, twashyizweho ikimenyetso. Uwiteka azi abantu be, n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushobora, twashyizweho ikimenyetso. Uwiteka azi abantu be, n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushobora, twashyizweho ikimenyetso. Uwiteka azi abantu be, n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushobora. Izi n'amazina yacu itwitayeho, yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba, yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba. Izi n'amazina yacu itwitayeho, yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba.
abakurikiye mumfashe kubaha amashyi rwose aho muherereye. Ni ibintu byiza cyane ati Uwiteka azi amazina yacu kandi yavuze ko atazaduhana haba mu byago ndetse no mu makuba. Who am I to sing your praises? Who am I to worship you? It's your blood that made the difference in me. And made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song. But the sacrifice on Calvary's tree is the reason I can cry out today. Imela, Imela, O Kaka, O Yekelua. Imela, Imela, Ezemo. Ushimwe, 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 Mureni, Mani Hambaye. Ushimwe, Ushimwe, Yesuwe. Yesue, Yesue, ibyo yakoze i Betaniya ubwo yaririraga kumva ya Lazaro yahamagaje ubu bashabwe Lazaro ava mu gituro ari muzima. ibyo yakoze i Betaniya ubwo yaririraga kumva ya Lazaro yahamagaje ubu bashabwe Lazaro ava mu gituro ari muzima. Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nayindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa ni Yesu gusa. Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nayindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa ni Yesu gusa. Yesu niwe nzira y'ukuri. Haleluya. 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 Wow. Numvaga mwakomeza. Yes, ngo akaryoshye ntabwo kajya gahora mu kingo, ntabwo gahora mwitama. Reka noneho turebe abantu turi kumwe, umuntu yababona gute abaye bashaka ashaka kubatumira mu gitaramo. Dore ejo bundi ibintu nayo bimeze neza, insengero zongeye gufungurwa. Murabyizeye? Yes. Umuterera nimba mubyizeye. Haleluya. Yes, ibintu byongeye kumera neza, nyine twasubiye mu bitaramo, twasubiye mu makonseri. None washaka kuko batumira muri iki gihe kitwegereje kigiye kuza, yazababona gute? Adresse zanyu nizihe cyangwa izo ndirimbo mugiye gusohora zizaca ku yahe channel? Reka tubivugeho noneho dusoza ikiganiro. Okay, murakoze. Channel yacu kuri YouTube yitwa Santa Voz. Santa Voz. Yes. Mushaka kudutumira yadusanga kuri nimero 0783 74 40 Murakoze cyane. Yes, murakoze rero, natwe turabashimiye ko mwabashije kwitabira ubutumire bwacu. Kandi nakagaruka nitwongera kubakenera, twizeye yuko muzaza tukabana. Turabashimiye rero inshuti mwari mukurikiye ikiganiro The Power of Worship, aho twari kumwe n'abaramyi nyine itsinda rya Santa Voice.
aho baturirimbiraga indirimbo zitandukanye zo kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza. Turi kumwe mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Niba utarakora subscribe, iki ni igihe cyawe kugira ngo utazacikanwa n'ibiganiro dora tukugezaho kuri Evangelism Monde TV. Mwari kumwe na BKM, Imana ibahe umugisha.